uyu ahaba watwaye aba bana ngo bamutoye ku muhanda akirakana, ubwo ntabwo bavuga ngo umuhanda bamutoyeho ntagana hehe, no kuvuga ngo bamusanze mu muhanda ari akana kababaje, ubwo aragatora gutya aragatwara ati nkirerere wenda hari se ejo kazavamo umwana muzima, noneho nanjye nkaba nanagira gutya nkaba namutangiza n'ishuri akajya kwiga. Rero mu kumuzana rero biravugwa ko andi makuru twagiye twumva hirya no hino batubwira yuko uwo mwana ngo hari igihe yagiraga gutyo iro kumurera niwe wabimubwira avuga ati umwana musige ugiye mu rugo ujye kugira icyo ukora. Umwana yarazamutse ngo zamutageze mu rugo rero abahura n'utahara utwana nyine twari inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe mu rugo, twana tubiri. Ubwo rero baragenda bajya mu rugo, ngo nimba yaragiye agakingura icyumba cy'uwo mama babana, aragenda agakuramo igikapu, akuramo ngo parufe ngo n'amavuta, arangije afata na twana atwara n'umutaka, afata na twana rero uko ari tubiri aratubwira ngo nibigendere. Ubwo rero ntawuze ngo bagiye he, ntawuze yoho mahom ivuko ryawe ni wanyu ni wacu, niyo mpamvu utagomba gucikwa n'ibiganiro bica ku ivuko ryacu TV. Twongeye kubasuhuza gukurikirana ivuko ryacu TV hirya no hino, ayabari mu Rwanda, bari hanze ndetse n'abari ibwota amasimbi. Muranyihanganira maze igihe ntagaragaramo hano kuri channel bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko nizere ko noneho ubu nagarutse, kandi nagarutse nta gusubira inyuma muri ubu buryo cyangwa ubu n'ubu. Rero ikituzanye hano muri aka gatondo ni inkuru iteye ubwoba y'umukobwa wamaze abana b'abaturanyi cyangwa se bo muri quartier runaka. So kuba ko yabamaze, ariko biravuga ko ashobora kuba amaze kujyana 3 cyangwa 4 aho ngaho, ariko abo bana akakanya bakaba bataramenya ngo bari hehe. Rero abo bana bigaragara yuko mu makuru twagiye duhabwa n'abaturage cyangwa se n'abaturanyi b'uwo mwana babo bana, biravugwa yuko hashize hafi imisi igeza muri 5-6 gutyo abana babiri batoya bari mu kigero cy'imyaka 3 baburiwe irengero. Bivugwa yuko batwawe n'umwana w'umukobwa, kugeza ubu ngubu utazwi inkomoko yiwe, nk'uko abaturage bagiye babivuga. Ntabwo bagaragaza neza aho yabavuka. No kuvuga ngo rero bamwe bakavuga ati uyu umukobwa ashobora kuba ari igini cyangwa se umudayimoni nk'uko babivuga, ngo kuko ngo hari igihe agenda bakamubura mu gihe batazi bakabona nabwo aragarutse. Muri make ni umukobwa w'amayobera mu buryo nanjye mu kumva iyi nkuru byasabye ko bingora, ariko wenda hari byinshi turi buze kumenya. Rero ntabatindiye reka ngire audio mbumvisha iyi nkuru muri makeya. Ni inkuru yabereye mu karere ka Ruhango, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Kinazi, akagari ni aka Kinazi, umudugudu n'uwa Nyabinyenga, aho havugwa inkuru y'abana babiri babuziriwe irengero bari mu kigero cy'imyaka 3 n'5. Bivuga yuko ngo bajyanwe n'umukobwa bita cyangwa se bavuga ko yabari umudayimoni. Ngaho rero turagira ngo twumve bamwe mu baturanyi baba bana icyo bavuga, nyuma turaza kugira icyo tubitangazaho. Uyu numwe mu baturaniye n'uwo mwana twabashije kwegera, twagiriye abantu babiri amakuru. Ngaho duhereze inkuru y'abo bana bavuga yuko baba barabuze maze imisi gucaca hirya no hino muri aka karere ka Ruhango, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya ibyo nimba ari ukuri cyangwa niba atari ukuri. Nta nubwo bizwi ngo se nimba barabuze barabonetse cyangwa ntabwo babonetse. Watubwira kuri iyo nkuru, ese ubundi yatangiye gute, uyumva gute, bayivuga gute? Yewe ukuntu nabyumvise, hari umwarimu nyine uri nahanga wigisha ku kigo cyegereye cya Kabuga muri Mpemba.
noneho afite umwana w'umukozi yakoreye nyine bari bari kumwe ariko nimba ari umukozi nimba ari umwana yareraga ntabwo tubizi nimba ari umwana nimba ari umukozi sinzi uburyo nyine yari amufashemo ubwo rero yajyanye umwana ku ishuri yamujyanye ku ishuri amushyira nyirabuja aramubwira ati zamuka rero ujye kugira ibyo ubukora nubwo ngewe umwana mbe musigaranye ubwo nge ndaza nyine igihe cyo ari umukozi ubimubwira aroya nyiri kumurera niwe wabimubwira avuga ati umwana amusige ugiye mu rugo ujye kugira icyo ukora umwana yarazamutse ngo azamutse ageze mu rugo rero bahura hari utwana nyine twari inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe mu rugo utwana tubiri ubwo rero baragenda bajya mu rugo ngo nimba yaragiye agakingura icyumba cy'uwo mama babana aragenda agakuramo igikapu akuramo ngo parufe ngo n'amavuta arangije afata na twa twana atwara n'umutaka afata na twa twana rero uko ari tubiri aratubwira ngo nibigendere ubwo rero ntawe uzi ngo bagiye he ntawe uzi ngo byagenze bite ntituzi n'icyo yabajyanye ntabwo numvishe neza ukuntu ni umukozi wabajyanye wari usanzwe haba nasowe ntabwo bari bazi inkomoko yiwe nyirabuja nyiri kumufata we yatubwiraga yuko ngo ari akana yari yaratoye kari katagiraga ukarera ngo yagatoye mu muhanda ngo ntabwo nawe azi aho gataha arakazana rero ngo akazana avuga ngo aba agafite noneho nikamubera akana keza ngo azagashyire no mu ishuri ibyo bavuga yuko ngo uwo mwana yaba ari igini se uwabajyanye urabivugaho iki iyo nkuru yo urabivugaho iki ntabyo nzi njyewe nimba ari igini njyewe nzi ko ari umwana muzima nawe igini byo ntabyo nzi kuko urumva nta n'inkomoko ye izwi ariko inkomoko ye ntayo tuzi nahise ko nyirabuja yatubwiraga yuko nyine ari akana yatoye agafasha kuko yabonaga kari kabayeho nabi akagatora mu muhanda ubwo rero uburyo yagatoyemo nyine sinzi nyine ubwo nuko yamutwaye nyine ntabwo tuzi ubwo rero muko bajyana aho yabajyanye ntabwo tuhazi ngayo murabyumvise uwo ni uwa mbere ahangaha nabashe gukurikirana amazina y'abo bana nashaka ngo nayo muyumve ni ukuvuga ngo muri abo bana babuze umwe ngo yitwa Ikirezi undi bakamwita Gloria ni ab'ababyeyi babiri batandukanye birumvikana nk'uko mwabyumvise uko uwatuganiriye atuganiriye atubwira yuko we uwo mwana w'umukobwa ntabwo asanzwe arera Ikirezi na Gloria ahubwo ni umukobwa w'umuturanyi abaturage bavuze yuko ngo uyu watwaye aba bana ngo bamutoye ku muhanda akiri akana ubwo ntabwo bavuga ngo umuhanda bamutoyeho ntagana hehe no kuvuga ngo bamusanze mu muhanda ari akana kababaje ubwo aragatora gutya aragatwara ati nkirerere wenda hari se ejo kazavamo umwana muzima noneho nanjye nkaba nanagira gutya nkaba namutangiza n'ishuri akajya kwiga rero mu kumuzana rero biravugwa ko andi makuru twagiye twumva hirya no hino batubwira yuko uwo mwana ngo hari igihe yagiraga gutyo akabura mu gihe batazi bakabona ahise agaruka ntibamenye uko agarutse abandi bakavuga bati ntabwo bishoboke ko abo bana atari bo ba mbere babuze bikavuga yuko hari abandi bana bagiye baburirwa irengero ariko ntibamenye uko byagenze kugeza ubu ngubu ariko ntabwo nabashije gukurikirana ati aabo bana baburiwe irengero baragarutse nibyo wenda ari nkirimo gukurikirana ningira byinshi ndibuze kumenya kuri iyi nkuru ndaza kugira icyo mbatangariza ikindi ubwo nyuma yuko uwo mwana ashyiriye nyirabuja nk'uko babivugaga umwana kumwonsa ku ishuri yaragarutse kimara gushyika mu rugo yegera abana b'abaturanyi arabakusanya arabatwara kugeza ubu ngubu rero ntabwo inzego z'ubuyobozi ziragira icyo zitangaza kuri iki kibazo ariko biravugwa yuko nyine nabo bari mu iperereza nagerageje kuba nahamagara mudugudu sinabasha kumubona bitewe nuko yagiye gusenga ndetse na nyina wabo bana nawe umwe muri bo nagerageje gushaka kugera hatuye gushyika hatuye ariko bambwira ko yagiye gucira inshuro undi mwana yasigaranye ubwo ariko muri makeya ntabwo iyi nkuru ukora kugira ngo wenda se mbe nyitangaje gutya ariko ndacyashaka buryo ki nshobora gukurikirana nkamenya byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru ndetse nkamenya nuko biri buze kugenda nkaba nabahereza n'amafoto y'aba bana kugira ngo uwabasha kubabona aho baba bari cyangwa se aho baba bararengeye
ku buryo ashobora kuba yanabatabariza. Rero nibuze kugira byinshi menya kuri iyi nkuru ndaza kuba updating. Rero iri ni Ivuko Ryacu TV hirya no hino yaba ari mu Rwanda ku isi. Icyo twibandaho ni inkuru n'ibikorwa ndetse n'ibiganiro bishingiye ku mateka y'umuco wacu. Muri makeya ku Ivuko Ryacu nicyo gicumbi cy'umuco wawe ukaba mu muco wanjye. Niyo mpamvu nubwo wumva hari amakuru gutya na gutya, ariko intego ni ya byose kumenya ku Ivuko ese bimeze bitya, ese mbere byari bimeze bite. Ni byinshi rero buri muntu wese wumva ikinyarwanda akwiye kuba yiyandikisha ku Ivuko Ryacu TV akanda subscribe kugira ngo tugire byinshi tumenya ndetse tunibukiranye byinshi bitandukanye biciye muri byinshi byiza bigenda biranga umuco wacu nyarwanda. Rero niyo mpamvu ntabwo wamenya umuco utamenya amakuru, niyo mpamvu utamenya ku Ivuko utahageze, niyo mpamvu tuba twigoye gutya tugashyika ku Ivuko hirya no hino. Rero tugiye kuza dukora ibiganiro bitandukanye nk'ibisanzwe, tuzaba dutumira abantu batandukanye mu live ndetse no mu bindi bitandukanye kugira ngo turebe uko twazanzahura umuco wacu ndetse kandi twongere twibuke ibihe byacu bya mbere bitewe n'imyaka yawe yari yose. Intego y'Ivuko Ryacu TV ni umuco ishingiro rya byose. No kuvuga ngo nta muco nta kintu na kimwe gishobora kugerwaho kizima kirambye. Rero nizeye ko turi buze guhurira mu wundi mwanya ubwo ndibuze kuba namaze kumenya byinshi kuri iyi nkuru, nkaza kubatangariza ndetse byanambera byiza nkaza kubereka n'amafoto y'abo bana babashe gushimutwa n'uyu bise umudayimoni cyangwa se igini ry'umukobwa. Nabyo turaza kurimenyaho byinshi, turi buze kuba twavugana n'abayobozi batuye muri ako gace ngaho. Mwakoze cyane kubana natwe, mwari kumwe na ONSP ariwe mu bana hano ku Ivuko Ryacu TV. Tuzajya your home my home, ivuko ryawe ni wanyu ni wacu. Niyo mpamvu utagomba gucikwa n'ibiganiro bica ku Ivuko Ryacu TV ndetse no kubana natwe. Urakanda subscribe ndetse niba ngombwa uzusangiza n'abandi hirya no hino yica no kugira ngo twese tujye tuhahurira, tuvoma umuco ndetse tuvome n'ibyishimo byagiye biranga abanyarwanda ndetse na uyu munsi tumenye uko babayeho, tumenye uko tubayeho, tumenye uko twabayeho ndetse dusangira ibyishimo ndetse n'umubabaro biciye hano ku Ivuko Ryacu, Ivuko Ryawe TV. Nizere ko umaze gukanda subscribe kugira ngo iki gihe cyose tuze tubana.